Kunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri KSS Show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi ngiye kubifuriza ibihe byiza mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi ndi kumwe na ni Kansime izina hari ukuntu rigoranyemo. Turi kumwe ngira ngo ubushize muramwibuka na twahuriye kwa Murundi, ubwo ni kamvuge ko twahuriye kuko yaje hansanga, murabyibuka ko Murundi arwaye. Rero impamvu twongeye kuba turi kumwe uyu munsi noneho tujyanye kwa Murundi, namusabye yuko yampa umwanya tukabonana tukajyana kwa Murundi kubw'impamvu ndetse n'ibintu bidasobanutse numvesheje uriya munsi. Uriya musore yakwise umurozi, akwita umugome, ndetse avuga ngo muri abagome nkaho hari abandi bantu, cyane ko yababajwe n'uburwayi bwa Murundi. Rero ikintu kitumye nkuvugisha nuko nifuza ko tumenya urwo rujijo ruri hagati yawe n'uburwayi bwa Murundi, niba ari wowe koko wamuhumanyije cyangwa se niba ari undi, cyangwa niba baragutumye simbizi. Ariko ikintu nshaka no kugira ngo tujyane kwa Murundi, niba kuzi cyangwa atakuzi simbizi, ariko ukuri icyo kintu kiri hagati yawe no kuvuga ngo uri umurozi, uri umukobwa mwiza gutya bya bitangaje. Rero niyo mpamvu turi kumwe tugiye kujyana kwa Murundi, ariko tutaragera reka mbanze guha ikaze. Yego murakoze. Meze utese? Meze neza, n'abankurikiranye mwese ndabashuhuje. Urakomeye? Ndakomeye, meze neza. Hari umuntu w'amagara ambwira ati Kansime, yavuze ngo Kansime ni izina ngo ry'abarozi, ngo riragukwiye nyine. Uwo muntu amubwira gute? Uwo muntu ntago ari byo, Kansime ni izina ry'ikigande. Uri umugande se? Oya, ababyeyi banjye ni abagande. Mu kinyarwanda bisobanuye nko gushimira. Kansime ntago ari izina ry'abarozi. Urumva rero njyewe ikintu nifuzaga ko twamenya ukuri kwawe, kuko burya umuntu ni mugari. Yego, bishobora kuba ari cyangwa atari nabyo. Gusa icyo nifuza nuko twamenya ukuri kuri hagati y'ibyo bintu, niba koko ari wowe. Ese ni wowe? Oya, ntago ari njyewe, barambeshyera. Barakobeshyera. Ariko hari impamvu uramusora kubuze kuko yavuze ko atari ubwa mbere, kandi nawe ubushize tuganira wavuze ko ubwa mbere warabanje urambwira ngo ni ubwa mbere waruje kwa Murundi. Nkubajije impamvu waje utayoboje nk'umuntu hazi, urambwira ngo wageze kuhaza rimwe. Iryo rimwe sindizi, ariko ndifuza yuko twahura na Murundi nawe ubwe akagira wenda niba icyo bivugaho, ndetse nawe ukavugisha ukuri kwawe, kuko Murundi arababaye kandi hari impamvu, hari aho byaturutse, ntago indwara yizana. Rero uba bifitemo uruhare, biba byiza kuvugisha ukuri, kuko niba ari nabyo umuntu akabimenya, akamenya icyo umuntu arwaye, kuko nta nubwo azi icyo aramenya icyo arwaye. Ningira ngo waza gukoresha ikintu cy'ukuri, niba koko witwa Kansime izina riba ari ryo muntu. Siko bimeze? Ngira ngo twakomeza kuko nibiguruye hano twahageze, ariko tuba tugomba kubanza kubasobanurira impamvu turi hano, impamvu turi kumwe. Murusa ariyo urarisha umuntu urwaye yajya. Uko wamubonye banze ko mureba. Hari impamvu. Ntabwo umuntu yagusohora kuriya mutaziranye. Nubwo ambwiye ngo sumuzi uramutiye. Turaza kubigarukaho, turaza kubibwira. Se kuri kubigira ibanga. Oya, ntabwo ibanga. Kubigira ibanga kandi n'ubundi reba do. Ejo kandi yaragusunitse hano, harimo n'akagenda arazamuka cyane. So hazi se. Hano bahamenyereye. Mva mufashe n'ukuri uyu munsi ibintu bisobanuke. Oya, birasobanuka. Bisobanuke. Ntabwo nzi ahantu muzinanye, ariko ukoresha ukuri. Komanga kumenya. Hakaribora. Aba hano ngero komanga turi gukomanga. Semuro noneho ko mbona ari wowe uriko waruhagurutse se? Ariko waruhagurutse ujyaye andebera. None se kwaruha? Mbona bitari gukira. Amakuru kuri wenyine se kuri wa mutiye kugiye kuduha kari bahari. Shara akantu yabonye akaraka ashobora kubonamo igihumbi. Ese mubwira agenda bikorere wenda
yagiye mu kazi. none se umeze gute? Ugerewe kuki mu rugo? Ugerewe kuki? Nta gihinduka koko na n'isaha. ubwo hari umuntu bambwiye ngo yabimfashamo ugahita hagira ariko ntabwo amafaranga asari menshi. Umuki w'umuvuzi se umuki agufasha gute kukuvura cyangwa kwivuza? Abaganga bo bavuza. Hagati aho nzanye n'umuntu n'umushyitsi ntago muraziranye ariko kugira ngo se nirwe ngo muzi n'ubwa mbere mubonye ngaba bari gutongana hanze. Yaburetse bamutipe yarambwiye ngo umuntu ko barashwana ngo niwe ngo bamuha amakuru ko ari we yaje gushinga ibintu ku muryango. Niko yamubwiraga n'ubundi. Nusije nawe turaziranye. Waje kushi bari unsohokere mu nzu. Banza umumenye ariko umenye n'impamvu ari hano. Ukamenya n'ikingenza. Utumye no kugura ukonje kurenza. Impamvu uretse mubwire wa munsi uko byagenze kuko nanjye nase mujama yaransobanura arambwira ati umukobwa bamuha amakuru ko niba ari uyu nguyu wa munsi bashwanye niwe wayiniwe namba barasohokere mu nzu. Reka nguhe impamvu aje rero. Nawe turaziranye yavuze ngo inshuti yose ibyo amagabo numvaga nicaye mwa nawe turaziranye ariko wakobemenye ikingenza. Reka guhita umusohora mbanze nkubwira impamvu yaje. Ndakubwira impamvu yaje. Uri kumva rero yaje gutega ibindi mukundi kuvuga. Humura ariko humura. Niba ari n'umuntu yarwaye dero. Ase wirakaranyumva byose. Wirakaranye mbanze nkubwira impamvu tuzanye. Amvire mu nzu cyo turabimenya. Ntabwo ukeneye kakubwira se. Mwarakoze. Dukeneye kumenya. Se hari n'umuntu aba afite mwebwe. Uri kumva? Ndabazi se. Dukeneye kumenya ukuri. Ntabyo gushinza umuntu ikintu watakivuga. Ubona uriya mutipe yaramubusanze yaramusanze ngo yanga aravuga ngo yavuze ko atari ubwa mbere amubonye. Nyine icyo nshaka ntabwo uri gutuma nkubwira. Okay, yaranzaniye imbuto nkande nk'umuntu ki. Ntabwo uri gutuma nkubwira. Nabanza ujye keza na maro office y'umwanya cyo ruhande ataza kunshondora. Ataza kwica n'ibyana kare gasigaye. Okay, naba ari ukubwira basinge ntabwo uri gutuma nkubwira. Ntabwo. Reka ngusomere impamvu tuzanye. Ubushize yaje yizanye nanjye nizanye. Uyu munsi turazanye. Impamvu tuzanye niyo ngira ngo usobanurire hanyuma nawe afata ijambo kubyaregwa navuga ko ari ibyaregwa cyangwa kubyo kumuvugwaho. Ni ukuvuga ngo wa munsi wa mutipe twese yaradusohoye n'impamvu ntanagarutse kugusezera. Twese aradusohora nyine n'ibitotsi byinshi cyane. None nje rero namuhamagaye ngira ngo mubaze passport ibintu byavuzwe byose niba ari ukuri. Uri kumva? Hose harakuye. Uramutipe yavuze ko ngari umurozi ngabizi ko ari we wamuteze ibintu. Navuze rero reka mubwire tujyane kwa Murundi nawe umubone niba muziranye namurere niba umuzi tumenye n'icyo yabikoreye n'impamvu yabyo. Niyo mpamvu yaje rero. Niba ari we kuko wabikoze agomba kuvuga niba ari we cyangwa atari we. Yarambwiye yuko yamutipe yarambwe ko umukobwa yari ariko akomanga ku muryango yamuribye mu isura abona n'umukobwa bamweretse. Kuko angaza gushibyo ibintu hano wari hafi ngo banamufoto babona ibintu karashaka ku muryango. Baramweretse ngo n'uyo. Eske defana iki nawe turapfa iki? Mufitiye deni kubyumva ko aza kunyangiriza uko. Ninde umuntu wagohaye basakaje ko nakuzi ko mbere mubonye. Ibyo nabishinze barinzi. None se kansireka nawe tuvugisha ukuri. Uriya musore yaba kubeshyera nyine. Kujya atabeshye kujya atavuze keza. Yaba kubeshyera. Keza za kwagera so mbere yakubonye kujya atavuze. Katamvuze. Yaba kubeshyera akakwita umurozi akagutuka ibitutsi bingana kuri yabeshye. Kari cyo kibazo. Acumugani mu kirundi ngo ibwire siso nawe kisha isuka. Ibindi baruzanye gushira mu kundi urukundo ntibikikunze so. Numva rero kansi watubwiza ukuri. Ngiye kuguha ijambo na Murundi ufite ikibazo akubaze utubwire ahantu huriye n'ubu burwayi bwa Murundi. Niba hahari koko uhatubwire. Sibyo? Ngiye barambeshyira ntago nigeze nzahangaha ntago ari ngiye wabikoze. Impamvu nari nje kumureba ndi umufana we. Ndamukurikirana cyane. Waje kunyica. Oya. Nese naje kukwica kuzanira imbuto. Mama rukareka kumuraho. Nese kugukorera ikibazo ntago ndi umugome. Ariko abantu baranasarigira munga yabonye ndi umuntu yakwitiranyije. Biba.
hari abantu ntabwo umuntu arakubwira ati nabonye umuntu musa neza ariko umufana kataje kunyura urukundo akiri nkiri muzima wenda mwenda gufana nkuko akaba yaje urabona akazi kandi buriya abantu ukuntu duteye umuntu ari mu kibazo cyane nibwo abona inshuti urumva nawe wabonye ababaye ubona ko bari kuza kumureba nibwo nari usibye ko atari cyo cyanzanye gusa nibwo nari mbonye n'umwanya ndavuga akanyaruke ndebe umufana ngenda umufana we nanamugireho ndebe uko ameze aha natuye wahamenye gute narabajije se umuntu wese taraberwa nawe narabajije ndahamenye waramamaga kuri phone cyese ugeze uhamagara umuntu andi hafi narabajije gusa ndakoresheje ko nshoboye warabajije barakurangiye barandahamenya reka ngufatireho nimba uri kubabara cyane cyangwa wicare neza usa n'iwegamye sibyo muro reka ngufashe wicare neza egera inyuma wegame ureke kwicara egera inyuma egama ku ntebe urikoraho ngegera inyuma wicare neza gusa uri kwegama reka ngufashe ariko humura nta kibazo ngayegama egama neza buri kanya ntabwo nabona nzi ko biri kuri uru rwego pe ubushize tuganira sinzi nanjye mbabarire ariko mu mutima wanjye nanjye nasigaranyemo akantu nabonaga ukuntu ufite amatsiko yo kumenya uburwayi afite ngo murundi ntabwo mpamva kubizera oya nta kibazo abantu oya ariko abantu bose ntabwo ari abantu bose abo mwagatukisha bose iherezo ryanyu muzamenyekana ariko icyo mukora byose none ubwo igisubizo nuko atari wowe ubwo nyine tubyemere ko atari wowe ntabwo ari njyewe ushuti wanjye yari uriya mutipe se ko nabonaga ari seri ukuntu yagusunitse nanjye naribonye narumiwe uruhinja rero ndavuga akana nagenda atanankubitira nganzira ubusa ahubwo icyumura cya mbere cyiza niba ari we niba atari nawe umushuti wanjye ngo ageramo yambwiye ati n'uyu nze nkwirwarize se icyiza basi wambwa ninde muntu wagutumye nze nkwirwarize nta muntu wantumye njye sinabikubwiye ndi umufana wawe ni wowe wizanye yego wakoze nese ubu uri hano wenyine ikibazo sinikiye nese waretse nkamurwaje ukaguma hano nta murwayi se sindi umufana we afite n'iminsi ibiri okay tuvugure umufana uraje ufise ufata umwanzuro wo kuguma mu rugo rw'umuntu ngo murwaze ari ubwa mbere uhageze urabona umuntu ameze gutya ngiye mu rugo kandi amufana nta muntu bari kumwe umufashije hari icyo byaba bitwaye keke mubangamiye mvura umwana mwiza cyane birengeje urugero ndi umufana we ndamufana ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu babafana se si kumufana nabandi baje hana wigeza guhumanya gutya bwawe ari ubwa mbere bibayo umuntu akaza ari umufana ariko azanywe n'ikindi kintu kitari na wakwegamye gutya ukareka kubabara wanditse igamaho none se muri uko mbona igipfuko cyanduye mbona gisa nabi kujya kwa muganga ese wacyoza uye barahindura si bambwiye kujya muri farumasi ukagihindura si amafaranga wajemo n'indayo ariko biranja ubu hano harimo udusimba nginda bigoro kukimarana icyumweru biraza nk'ibintu bijyana cyaranduye kisa nabi cyane kugihindurana 15,000 kugikuraho bakoza mukongera gasubiza amavuta yawe gashaka ikintu 15 gusa ni cyane ko ndayakorera no kubona icyonjya nabyo bisabura muhungu wanjye kagenda akajya mu wagena none gutya se ko kizabora kiri mu mwanda ko hajyamo umwanda gishaka gutera n'ikindi kibazo gikomeye kuguru n'icyo kintu kibabaje tebera ukuntu kiranduye cyane bikabije nese ubwo ngubwo aya mafaranga 15,000 yabonye wagenda akagikuraho nyine baracyoza ino bande bayikuraho bakabijugunya agashyiraho ibindi yego bakahoza bagashyiraho indi cyashya ubwo bisaba kujyaho buri cyumweru sibyo ihangane sibyo wanditse ntabwo nizera abakobwa reka kwihanganisha ese ko natwe twasanze atari we wamuzanye nkande ni igiki cyamuzaniye se bazi namuzanye kugira ngo tumenye niba ari we wateshe iki kibazo none yabihakanye ngo si ntabwo ari njyewe n'ubu yaza akamusanga ahangaha ariko abaye wowe watubwiza ukuri tukanasaba n'imbabazi bikarangira umunsi se bizamenyekana ubwo nyine mushobora kuzasanga atari njyewe nibimenyekana ari njyewe
ubwo zari Keza ibindi hari umuntu nkeka agakobwa kari aho kazanye ubugamba bw'iki n'ibiki n'ubundi ko gihe nkikeka asa ushobora gusanga uyu nguyu ariko kamutumye kuko kumva ko katubasha kuruhagera bakaba baziranye akabaza akaba oya ntabwo muzi uwo muntu ikurumura mu mutwe akaba ari we wamutumye ngo aza agukora ibi ese umugenga arambwira ngo arankunda kintu mu mwanya wacu ese gukundana byabaye ingufu mu minsi nivyo rero bikoberera umuntu abwira ngo kuno wapi uvuga ngo wapi ntibikunda abiyayicisha muri ubu buryo atakoroza kugira umusazi akora none se kukuroga ukamera gutya inyungu ni iyi byo biratuma umukunda kukubabaza tu nese nibwo babonye umuntu babaza umuntu nta nyungu ndafise umuntu yifuza kubabaza agaguhagarikira ubuzima bwawe yenda akabagarika nk'ukwezi kumwe kanzu ugasubira hasi ariko uratera imbere kugira ngo umuhamagare mubwire uti noneho nabyemeye ushaka kumubwira uti noneho nabyemeye ko dukundana ugahita ukira uzabimubwire turebe mvuko naseka sha amaze byo mwakoze icyo akora ikintu gihari turamutse tumenye bizatinda ariko bizamenyekana niba hari ikintu kitapfa guhera kuri kuratinda ariko ukamenyekana keza boro n'umuntu nabone muzanye n'umushitsi wawe sibyo nagari wanjye ko bamaze kumbwira ko ari we muntu babonye kandi igihe ntabwo muzi nubwo amenye namubonye abantu baramubonye ngaho kashaho ibintu uriya musore wanjye ko yambwiye muri ko bamwe bamweretse wateze ibintu ngo mu muryango w'abantu oya ntabwo ari ngiye Keza basumba mbara unyoreze mu mutwe basumva Rwanda mbara unyoreze basumba bari unyuma please ntabwo ari ngiyewe uvuga uriya mutipe arakwanga hari icyo mupfa kubwira yaranyitiranyije ntabwo ari ngiyewe Keza sinumva uvuga ngo tungunguje kura mu ruringo ni inshuti yawe umufana wawe se abafana se inshuti zawe inshuti yawe gute mutanavugana mutanabonana na rimwe nese ntabwo ukunda abafana abantu bagufana ntabwo bakunda utabanje no kumuhamagara uje kuri umuntu hamagara kuri phone mwavuganye na kimwe uko avuga noneho uburyo ngo muri inshuti ngo muziranye kandi urubangamiye ko mbona gukomeza wigira gutyo ni umbangamiye soka ni njyewe oya reko ntabwo kubangamiye ahubwo icy'ingenzi icyo nifuzaga kumenya kandi koko numvaga icy'ingenzi no kumenya niba ari we wabikoze buryo baravuga ngo umuntu waroze yanarogora umuntu wakuroze yanakurogora ugakira rero bibaye ari byo ari we basanga bikora agakira ukagumisha hamwe reka ngufashe ukomeza ukanyeganyeza ibyo guma gutya nguma ndi kuba abantu mumva ibintu biterateruka nose kuva cyane nava hano nta kirahinduka uko kuko kimaze gusaza noneho mba numva kankomeze nguguhira sire kukorohereza kizamara no muntu kamukora ureko no kumukora no kuragushaka oya ariko si kucyumva kandi ngiye babikora none se mu kuva cyagihe nta kirahinduka na n'ubu basi po waretse ihangane uraza kumera neza umunsi umwe gusa banteye urushinge nabwo ni bwa rushinge rw'uburibwe nabwo bwa rushinge ruvura icyo joro n'ibyo naraye neza ariko nabwo rwari ruhenze umuntu yaje kunsura aragenda azana umuntu arunera yamwishyuye 5,000 urushinge rumwe rw'uburibwe namaze umunsi wose nari kubabara ariko wa mugani nta habaho ibinini bigabanya ububabare ibuprofene nta kintu byajya bigufasha ariko se kugabanya ububabare ubwo bidakiza indwara bimaze iki ariko byibura ubutababara nago namaze umusoso nabana ntatambuka neza ariko sino ibintu biko biratera cyane gusa nabyumvaga ako naho ngo bumva byokera bigiramo hano hose karabyimbye do bakanda aho hagaherayo biretse ntago nkubabaza ndetse umukobwa naga kubabaza ntabwo zikari njye bikoze ko ntabwo ari njyewe gusa imana yo mu ijuru ntabwo ugende gute ni umusazi uriya mutipe yarasaza aravuga ati ngo yaramwitiranyije ubwo afite umuntu basa nk'impanga uramufise se urafise impanga muzi nta mpanga afite ariko sasa gutakwitiranya abantu basa ntacyo bapfana mbabarira rero rwose keza ukaba warasaye n'umurozi ahubwo mani iryo zina umuntu wandeba koko kuryama kamenyane bisura dusiga murona nawe tugenda uyu muntu ntabwo dukumushaka hafi ngende suragumana na Keza nta kibazo kumana none ariko ntago akubangamiye kuko zibura tunamenya ukuri igihe uzahura n'ikibazo runaka kumva uno muntu ukeka ngo uriya muntu niwe wakoze yagukoreye biriya uwo muntu wakigira umutege ni unamubonye ubwo wumva unapfuye cyaba ni ikibazo umva kaje gukora ibindi ariko icyo namubaza natubwira ikintu cyatuma tumwizera
ikintu wumva cyatuma tukwizera ko atari wowe n'ikihe koko ikintu cyatuma simwizera ni uko ngewe ibi bintu nta hantu mpuriye nabyo nyuma nta muntu utwika inzu ngo ahishe umwotsi bizagaragara byange bikunze nyuma y'uko aza ka cyagihe uriya mutipe rangwa ajengereza amafoto ngo umuntu wabivye kino kiganiro amaze kukibona amubwira ko uyu mukobwa aziranye n'uwo mukobwa niko ndavuga yambwiye amagambo uriya mutipe afite amafoto nubwo nanze kubivuga afite amafoto bamuhaye muri kumwe n'uwo mukobwa murazi yanjye wakubwiye ngo mukundane hari amafoto ari kumwe n'uyu hari amafoto bari umusore wanjye barayamuhaye kuri WhatsApp abantu babonye cya kiganiro babona nuko kabyihakana bivuze ko baziranye neza barayamuhaye amafoto bari kumwe amafoto y'amutipe afite n'unuko ataranga ubwo bwose karivugisha bwagaragara nizo bamubwira ngo nasohokere mu nzu yaje gupyondora ibyo abona bitagenze neza ese kansi ayo mafoto niba yerekana urimo naduhakanira so mutaza uriya mukobwa ntago muzi kuki se atanabaje ngo nuwuhe muguhaga ntago muzi ntago muzi wasanga nta mukobwa n'umwe baziranye igeze abaza nyine ngo ntago ngira inshuti z'abakobwa ngira inshuti z'abahungu gusa urimo urahakana wavuze uti reka singe ariko nyuma umunsi bizagaragara ko ari wowe mbese ko muzasanga atari njye ahubwo nanjye ndabafasha kumenya ibyo bintu ibyo ari byo tumenye umuntu ubiri inyuma uradufasha kuyobya uwo muntu wari niba ari ukudufasha nadufasha tubone ko turi kumwe mu murongo yego uwo muntu se tumubonye ubundi aramarira iki cyo nshaka no kukira uwo muntu we Imana ze muhembe ibyo yakoze n'ubone icyo ashaka kugira ntacyo azageraho cyonze icyo ariko kumenya umuntu nk'uwo ni byiza kuko bituma umuhunga hari igihe anabikora ari umuntu w'inshuti yawe uguhora hafi mubana ya nshuti yawe akajya no kubaza uko umeze akongeramo n'ibindi uzi kumara ukwezi uri mu nzu ihangane kandi ukenera kwishyuza abavandimwe bashamuro ndabizi ko bimera ahubwo cyane kugeza ubu nta muntu uragira icyo akubwira koko mu kijyanye bamubwiye ngo azashaka uburyo ansura niba atabonye uburyo yansura azare umuntu yohereza aze kunsura ko ntabwo ari mu Rwanda ukeneye no kuraba umuntu kuba hafi muri iyi minsi none mutipe ashobora kuzigenderera erega abantu turarambirwa yaje afite amafaranga nga yarayanyeretse yanyeretse balance yaje afite amafaranga ashika 1,100 mu by'ibimero bibiri yamaze ko yose yaheze ari no mu ideni nuko birumvikana gusura amafaranga kujya kwa muganga uko niwe yatanga amahera guhaha kugira ibiki niwe yatanga nyirinzu yaraje ati musohoke ko yari amezi arinda muri mutipe aramwishyuye senkana amusigaranira 10 ubwo nuko ni kwezi kurimo ubwo byose ni mutipe yabigiyemo kandi nta kintu dufana cyangwa se bikara umuvandimwe dukorana mu buzima bwa buri munsi dukorana mu ndi bintu bisanzwe ariko ni kunyitaho uwo twabana we yagize gutya aragenda iba yageze ubwo avuga ati mutipe mushuti wanjye dore ukuntu abahise nzashobora kumugaburira n'iki kandi amuyobe ngenda aragenda ahita gucika nyine ubwo tayari ubwo bamenye tekinike ya nyuma hanyuma kugeza uyu munsi nta bantu baragira icyo bagufasha mu muryango cyangwa za nshuti zawe mukinana za komedi keza bariya byibura ngavuga ati bariya bana babaye i Kigali ngo mfite 5 cyangwa mfite 1000 byibura ngagufashe bariya babaye i Kigali kandi nabo aho baba bishunza bagira ibike iyo baje kunsura aranzanira imineke anzanira izo mbuto sava ariko nago yagwanga 10,000 kuko nawe kwezi urebye ashobora kuba akorera 50 aba mu nzu ya 30 cyangwa 40 azakenera kurya gusa azabona ubushobozi kanseme tumwizere kandi amavuta yo hari bari kumwe n'umukobwa yaje ubwo mu mucunyi nage ntanakore no hasi oya wifata atabisiga hasi wifata nabwo ndomuntu nabisiga hasi utabisiga hasi tanakora no hasi ntakore hasi utabisiga hasi nago nahiga mawahicaye ubuzima buragoye sha nukuri ukamubwira gasohoka keza noneho genda za gumuha nimero yawe uriya mujama akoze ifoto z'uyu mukobwa byaze kuyimpanyi rero nabwira izo foto zikweze ko Kenari baze ko yavuga none se iyo foto mwahuriye hano uwo mukobwa ni uwo mukobwa gavuga ese yitwa agakobwa k'inzobe nta n'ukuntu nakazi yose ugiye kujya kansariraho gusa kajya mu banyamakuru umuntu akubwira ko gukunda ntunamumenye izina kananutse k'inzobe gatoye ni uwo mwanya kumubemenya izina agenda bufise se ni kagufise ni karekare ni mugufi unanutse w'inzobe ufise ubuderede uwo mwanya rero kugira ndamuzi afite derede ndende ndamuzi ariko namubonye ku kiganiro nta handi muzi njye ntabwo muzi umuntu okay niba utamuzi
sibyo muzamenyana mane keza uyu nguyu ashobora kuba yabikoze nk'akazi mujye mwemera rero nese ubundi kujya kwica umuntu utashobora kurema ibyo ni mwumva yo guhamaho akazi kamarira iki abantu ku cyane ni akazi kabi nta murozi jya umva umurozi iyo atihannye arapfa keza urabona uko ameze ntajya nicyo gitangaje nicyo cyaba gitangaje ariko kinababaje nta kibazo nibaze umuntu kukureba umeze gutyo usa gutyo ariko ukitwa ngo uri umurozi yamba wari akansohokera basumuye bitagahinda ko byakomeje kumubangamira wakwisohokera aricyo byaba ibyo bitwaye wakoze ni warabikoze ibyo wakoze warabikoze haguruka gusa wihangane wimuraho se kuko ari ikibazo hari n'igihe nawe turaziranye si wumva ushaka kumemukira ngo ugende gute wowe hari ikintu dupfa nese kubera iki wumva ko wasanga ni baraguha 10,000 cyangwa se 200 ngo ugende urumva ndo gukora 10,000 niyo bahumbi ijana baguha ngahe ngo ugende ushaka kujya ngo gacika ukuguru ne mucika uza ibyo ubushobozi nari mfite uzatabuze ntabwo muzi suko se nta n'inyungirimo kuko akazi yakoraga nta wagakora umuntu wese afite ibyo Imana yamugeneye icyo wakora cyose ukuri kwanje ko atari ngiye icyo wakora cyose Imana agiye uwo yangeneye kuba we nzamuba ntago nzafashe se ngo nshike ukuguru ngo uhite umbere ubona kabaye ibyo muwe mubizi ntago uzamemukira ngo tubona akabaye giye uzaga muri wa wundi ubuzima bwanjye n'ubwanje babarare nusohokera hanga keza nawe abashitsi nk'aba ngaba icyo mbere ntago ari umushyitsi nagira ngo dusobanukirwe ariko urumva ko n'ubundi tutamenya ukuri nyine kandi ntabwo iki gikapu afite wakirebyemo nagure nkazo rero mushika urebe ko nta bindi azajya gushira yabonye twara mu bikemye angaje kwisabisha sije gusa ku muntu muri umusake nese bagange nta kintu kirimo bose ashatse kubizana yabura habishye no mwisutiye ko bijyamo yaje nkuje kwisabisha imbabazi ko yabonye uriya munsi twamaze kumenya ngo n'uburyo ashaka kwigira umwere amafoto wari kumwe n'umukobwa yatangiye avuga ngo iki ntago bazanye umukobwa n'ubu nagira Imana mujama ya leta zahanga akatabeka amafoto wenda kantu keza ni ifoto niko katwereka yuko araza kuzikoresha WhatsApp n'ingira Imana akagira byose ukuntu bimeze nicyo kiri butwemere ngewe amafoto yanjye ngewe Imana ifashe uri kumwe n'uwo mukobwa ngewe kansime ndi kumwe n'uwo mukobwa nta nubwo muzi okay kuba utamuzi cyangwa umuzi tuzabimenya nabyo bari baguru cyangwa se urumva kuba ndangari kubangamira ngewe ndi no kuribwa kwera wowe uri kuba naje biriyongera uri kwiyongera kubwo ariko kubwo gutanga umutekano waretse umugura gutanga amahoro ni icyambere ukunde gusa uburenganzira keza sa nusi wowe gutanga amahoro ni icyambere kandi wanamubonye yatangiye kwakana mu mbuga ntaga muzi ariko ifoto wenda zo kuzgoza keza umutekano ifoto yinyereke nanjye naza foto kweza bari kumwe cyo kimenyetso cya nyuma cyiza uzasubira kagende genda gana nebuganira nari genda gira vuba buretse se nta no gushaka usezera nde ke mwakoze bye umwanya mwampaye n'abakoze ubuzima bwanjye ushaka gusezera koma basi babara none hegera ntabwo mwebwira basi mani genda nyene ingize se wakorera mu byo ukeneye ko umuntu akira cyo ngaho murabeho ubwo wagiye se ke ifoto y'umukobwa arimo nakagaho kaza kuko biri siri ifoto barayifitanye uriya musore wanjye cyagihe iyo musore ntabwo yari yasaze cya kiganiro umaze kugishira hanze hari umuntu warebye iriya interview abona n'umukobwa abona uburyo karihakana ko nta atazana n'uwo mukobwa navugaga ahitegereza ifoto uyu mutipe uyu mukobwa ari kumwe n'akagara agakobwa kamwe kaje mu kiganiro kamo karankunda ngira gute ndavuga ati nta mwanya wabyo mfite ntabyo nshaka birangira kagize iki kamwe kazakora ibyo gashaka iyo foto irahari umukobwa bari kumwe yahakanye ntago baziranye iyo foto uno munsi barayiguha kuri WhatsApp ya mutipe nagaruka ngo ayikoherereze cye nayo mfise kuri telefone yanjye oya bizasobanuka kandi nejo bundi nivuba tuzabimenya neze nabi kugeza ku numva ko ugiye gucika noneho ikijyanye n'uburwayi nanze bura kubivugaho ahaje ko nago turamenya neza ibyo uko bimeze kandi kumva ariko umubiri anganga akora mu mbana ikintu cy'igitimbe timbe gusa hasi guhera nose hasi urakora ntubabare angana uburundu butimba timbye babara guhera kuzamuka none utigwatimbye amaraso nagare nyekana amaraso akiri ariko inahambiriye cyane rega amaraso ashaka kuba atazamuka kandi kwambira cyane bituma bya bintu by'ibisonga bibaza cyane bigabana ariko kirasa nabi mu rundi mbabarira irasa nabi yo bande nikure hose agume kuriye none sinanajyama gifazare mu gihe nawe namara guhinduza ikindi ntabwo mukunguko kubera no mwanda noneho rwose biriyongera kurusha mu rureka rero nkureke
wakoze cyane. dusoreze hano ikijyanye no kwivuza cyo nanze kukivuga uriya musista yumva kubera ko numvise ajagaraye se twese tuvuga ibintu byinshi yumva bazajya abona nta kibazo jewe ku giti cyanjye numvaga uwo muganga yakubwiye mwavuganye gute bavuganye umusore wanjye yavuze ngo afise uburyo ngo yavura ngakabona ikibazo ufise akabona ngo nababiteje ngo nkongera ngo sinzi nyine ngo n'ingingo ingingo zo mu magufa ngo sinzi ngo ukuntu ngo bazihindukije aho mu igufa ryo mu igufa ngo arikaragaje niwe ahantu hamanuka arakikamo ni ibintu natambutse ngo iki nibe cy'ubwongo afise uburyo yapima ariko amahera arikarakina hari menshi kandi manumva nanjye nago Imana izanyiza Imana izanyiza ese ntekereza ibintu naje byose ariko birashoboka Imana irakiza ndetse n'abo baganga barakora turabizi ariko buriye ikihutirwa igishoboka cyane nicyo gikorwa kubera ikijyanye nuko wasenga ugakira narabikubwira ariko numva ngo kirekara abasilamu gusa rero nta bandi bantu b'abasilamu nyine wenda ari irindi dini itari abasilamu kareba nta abasilamu tuziranye ariko reka twizere no mu Mana ariko habonetse n'uburyo bwo kwivuza ku muganga kuko kurwara Imana yagukiza ariko ntabwo Imana ikubuza no kwivuza nicaye mu nzu ndi wa muntu najyaga ko nagiye guhiga kugira muri icyo gihombo ariko ibyo byose ndi kubitekereza nibaza abantu uri guhombya ni benshi ntago uri guhombya nawe uri guhombya umwanya wasanga indyamye hari hanze n'amatera nako inyuma y'igipangu no nyanyamerera aya humura ntago Imana yabyemera ko bigenda gusa kuki ibintu bihora bimbaho ngeraho natangiye gutura kabiri nangiye kwiberaho neza nangiye kwishima nk'abandi utubazo nk'uturwita tubuze ni ibigeragezo nyine by'ubuzima niko n'igihe wavukiye ibibazo uyu si we wenyine hari n'abafite ibiruti byawe n'igihe wabiremewe se uyu hari abafite ibiruti byawe ageze mbona ko nijoro iyo njyamye agera mbona ko nkwanyeka nk'agasumu yapanya hafi nakamwe afuma ngendera rimwe wese nkabonye uruzi uburyo muri utekereje gutyo buryo utekereje nabi kandi n'Imana irakugaye niba wendaga no gukira bisubira inyuma kuko utangiye gutekereza nabi rero wowe wizere urakira agezeho ntekereza ko n'Imana ishobora kubinyanga kuko ibintu bimwe bikiri ibindi biza oya umva rero iyo ntago bayeho wenyine ufite abantu wenda mu bushobozi nge nshoboye nagufasha ariko wenda uretse ko ntahita nkubwira ngo nzagufasha byose ariko ufite abantu ufite inshuti ufite abavandimwe ndatekereza twagakwiye kugira ikintu dukora ugakira kandi bizanakunda ugomba no gukunda iki gipfuko ukagihindura kuko ushobora gusanga noneho igufa riboze kubera umwanda ana nyarasani oya rwose oya reka nkureke kugira ngo nkureke nawe uruhuke ariko uko nongera mu cyumba nje kubangarana ikintu gihari cyo ibyura mukobwa byo reka tubitware gake nta wamenya umuntu ni mugari tuzagenda tubimenya nyuma ubwo ibindi byo nabyo tuzagenda tumenya ko bimeze ariko turagufasha uko tubishoboye ko bizagenda kose hari ikizahinduka hari ikigomba guhinduka ugakira wizera ariko nawe sibyo nawe ushyiremo no kwizera n'icyizere nanjye ubwanjye narakitakarije mama kano kaguru katazakirye uzakira nikadakira se kazacika uzakira kanacika niyo urugo ukica intege wo kumva kugiye gupfa uri kuraribwa nta nkovu ufite utavunitse ibyo nsomenye kandi nyine ni indwara nta ndwara idakira rero nago mu bibazo byose waciyemo ubu ngubu bino nibyo bikomeye gutera ubwoba cyane birarenze birarenze ibyo naciyemo ko naragwara wenda iyo ndwara nkaba icyumweru nakira nkagenda cese narahura n'ibibazo by'umwana cese by'iki nkaba natambuka ariko ibintu no kujya kunyara bansendekeza akankuba akaboko ibyo ni hatari ngaho izere gusa kandi bizakitakarije oya wikitakaze reka byago mugende mu nsengere kadusenge ndetse dushaka n'uburyo bwo kugira ngo ukire n'Imana izashyiraho ibyayo bisabira abantu banjye bansengere pe bansengere ibindi Imana izabikora reka dusoze nanjye ntahe ubwo ibindi tuzagenda tubikurikirana ndetse n'ibyura mukobwa tuzabimenya naho byavuye n'uwabikoze tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha